uriya kugenda kwabo ntabwo byatunguranye cyane cyane kuri Hambo ntabwo byatunguranye. yego Safi we bikaba byaratunguranye se nimwabibonye namwe nimukabaza ibintu muzibana nk'abari oya ariko hari ibintu tubona gutyo nimwabibonye wabonye n'ubukwe bwe mbujyamo ariko butumiranye neza kame makuru yajyaga avugwa buranga uwo bita Safi nko hari ukuntu wajyaga umushyira no muri studio ukamurya inkongi ibyo bintu narabihaze nimuzongere no kubimbaza imise ntanga nitangazo ntihazagira umuntu bongera kumbaza ibyo kurwana kwanjye na Safi buri munyamakuru mwararwanya kiratije yanagihera yego nizo ne hari amavideo akomeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bikomeje kuvugwa ko uwitwa Regis ngo yashinze academy uwitwa Nizo kabosi nk'umubosi ukajya muri ya academy ukavuga ati Regis uri nderera abandi n'ubundi nanjye warandereye reka nkure mumwe muri ka academy uwitwa Queen ngo amaze kumutsindira none se namane hanjisha kuri ino kuko niba Regis benshi ahubwo nsobanurira Regis afande ndi kuvuga afande Regis kapiteni ikindi sinamubi by the way wenda ashobora kunziza ubukuri kuba nameze neza n'iki ntabwo mugurire nk'igikamyo njye sinagurira umugore imodoka kumugurira igikamyo kizajya kimukorera Tanzania na yetu kujya kimugaburire muri bivuze wowe ntiwagurira imodoka y'ivatiri cyangwa se y'umukobwa ntibishoboka umwana ukiri mutoya nk'uko aribo turi kuvuga ukiri kuzamuka muri muzika ubona ni iki kintu yakigira kuri The Ben cyangwa se Bruce Melody nk'abantu mwatangiranye ariko ku munsi wa none bakaba bagihari nta kintu agomba kubigiraho cyatse kuvuga ko nta kibarimo se uzi impamvu si ukuvuga ko nta kibarimo Yes, reka nkusuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi aho uherereye mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu. Nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba. Tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ubikore tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho nk'ibisanzwe. Ni Emi Kabaka kuri mikoro ya mbere, naho kuri technique ni Emiriwe, dutuwe tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi wa none narabibabwiye ko nzajya ngenda mbazanira abantu bagiye batandukanye, ariko nanone nkakomeza kubabwira kimwe mu gice mu biganiro tujya tugira ahangaha. Nababwiye ko tuzatubazanira umuntu uwo ari we wese akatuganiriza ku cyitwa urugendo rwanjye. Uyu munsi wa none navuze ngo reka nanjye ntembere njye gushaka umwe mu basore b'iwacu, umwe mu basore nanjye bagiye bankoresha kera nkiri umwana. Ndavuga ngo reka nanjye ndebe kuno munsi yampumugisha tukareba ibyo ari byo. Bamwita Nizo aka Kabosi, umwe mu basore twigeze babakire. Narakennye nyine wakenute umeze bite Nizo? Gake biracemo cyane mwaka mushya tubusangire twese. Ese nubwo tukiri mu kwa kabiri ugira ngo ntibyemeye kuvuga ngo umwaka mushya ubu ntukiri mushyashyara. Mbona yuko ari mushya kuko na Saint Valentin mwari muri kwikaraga ejo kuba yizihiza. Wowe ntabwo urimo? Ese nakizihiza Saint Valentin nta mukunzi ngira kubera iki zimano ziriki? Nanjye ntago mbizi kuri icyo cyane. Ako buriya baravuga ngo umusore w'umukene akundwa na nyina. None se kuki uri kwiraga ubukene? Ubwo nayizihizanyije na mama.
na nyina ngo na nyina nanjye na mama wawe ntabwo yakwishimira ubukene isi ariko buriya ngo ntiyakwanga uko byagenda kose ntabwo byashoboka ariko nyine nakunda ariko ntabwo uri umukene kuva ubasha gukora ubasha kugira iki muri mu kazi ibyo ni sawa cyane ikintu cya mbere ni ukubona abantu baguha sapoti ikintu cya mbere ni ukubana ibyo ngibyo tu iyo ufite abantu nta kintu ubura nibwo bukungu bufite yego nizo turi muri 2026 ariko turi buze guhera mu mwaka wa 2025 ni umwaka wagenze gute kuri nizo biragora njyewe kugira nzibuke ibintu by'imyaka sinzi n'icyabaye buriya njyewe mbara umunsi wanjye bwakeye nimba hari icyo uzi wowe urambwira ibya bindi se bavuga ngo ribara uwariraye ni ibyo ngibyo nyine hari n'abantu nzi bitwaga wariraye ntabwo bazi wariraye si ubwo nta ribara uwariraye iyo bavuze ijoro ribara uwariraye undi ngo akitwa wariraye ni uwariraye n'ubundi ntabwo kumva musema ndi kumvamo wariraye bivuze ngo ibyo 2025 wowe wamaze kwijugunya nta kintu wibukamo biba byarangiye shakisha uburyo ukomeza deal zawe tu nizo kuri legend ubu gute ibintu byose njyewe ntabwo ndi legend man legend ni umuntu ufite ibiceri isi ariko nizo zikuko buriya murabyitiranya legend ariko ni kuri njye legend njyewe kuri njyewe ni umuntu yego wagakoze uwo ari we wese yaba ari mu bucuruzi yaba ari mu biki yaba ahantu aho ariho hose afite amafaranga ye atunze abana be atunze umugore ariko se nkanjye wakennye koko nizo wakennye nizo ko kuva kera ariko nizo ziko wajya guturemera kera turi abanyeshuri none ubwo si nkibamenyeranye oya n'ubu ngubu uraturemera ariko noneho ibaze ubu se sinkuremeye views zawe ndemera se ahubwo ari n'ubu utawuzandemera ngomba kuva hano mavanye byose sure yaba ikofi yaba iki byose oya agakofi ko kwibagirwa byaranze kabisa byaje kugenda gute ko kera watangaga ndashimira Imana ariko ibi ni blage ntabwo byanze ndashimira Imana ahubwo nuko y'abanyarwanda abenshi mu banyarwanda yego batakikubona muri music batakikubona ucaracara ntuvugwe kubera ko ngiye nkunda kuba nibereye mu tuntu twanjye navugaga uri kunyumva yego bahita bavuga nyine rya jambo ryiza ngo warazimye ariko nta n'icyo biba bitwara hasi umuntu yavuze ngo warazimye aba yarakwakijera nicyo kibazo nanjye nyine ibyo bintu ni ibintu dukwiye gukosora ni ibintu yego dukwiye gukosora kugira ngo abanyarwanda tubaneho neza nta kibazo mu kinyabupfura cyinshi ariko nanone burangiye sinjya mbona kuko ngiye nkubara mu ba legend kuko n'ubu ndacyarwaye depresiyo wihangane ntabwo ikosa ari iryanjye kandi ikosa buriya si abo twakoranaga nta gurupe ihoraho cyo ni kimwe niyo waba uri n'umuhanzi umwe wikorera ntabwo uhoraho n'ingoma irarangira yego sibyo nyine uba ugomba kwihanganira ibintu yego uko bisanze mu isi ntabwo ari twe twaremye isi n'umubyeyi n'umwana baratandukana nyine havaho ikintu uranapfa bakakwibagirwa cyangwa se ntibakwibagirwe isi ni uko twayisanze yego uri umwe mu bantu buriya ngo bagire ukuri kwishe wabikuye cyane cyane buriya mu bantu twagiye tuganira yaba abo mwagiye mukorana kenshi cyane abo mwagiye muhurira mu masitidiyo ndetse buriya ngo niyo umuntu bigenze uko nguko ngo uhita umubwiriraho oya ikintu kibi ni uburyarya uba ugomba kubwira umuntu aho ngaho icyo utishimiye icyo wishimiye nimba nje kugusura nkabona umfashe nabi ni direkite nabona umfashe neza nabyo nkabikubwira yego uko niko kuri njyewe ngira
uvuze ngo we ntago ujya ujyana ikintu ngo ujyane intimba ku mutima wawe uvuga ati reka meze. harya sinzi umugani wavugaga ngo iki ngo nimba ngo ari ngo simbyibuka ngo ndi kumva nibagiwe ngo aho kugira ngo rigende gute ndabyibagiwe nimbyibuka ndabibabwira tu ariko ngo aho kugira ngo nta muntu wamfasha namwe nta kintu kirimo aho kugira ngo ubwo nimo aho kugira bimbabaze ubuye bikubabaze. Oya ngo aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uburibwiye. Urumva ko wari uturenganyije shaka ko tugutekerereza. Oya uzanabyirinde kuntekerereza njye ntabwo biba wangira inama cyakoze cyane cyane ko nanjye wayingira nka garafureri. Simbizi ko wabyemera ariko sinkunda no kugira abantu inama. Kubera iki se? Kubera ko buri umwe aba afite ntuza yiwe n'umubero yiwe. Ntibabifata nko kukwita se kuri umugome cyangwa se ikira? Si ubugome buri umwe agira intumbero yiwe buriya ni ukuvuga ngo impamvu ngiye nabifashe gutyo n'ubundi ushobora kugira umuntu inama sometimes aba afite igisubizo cyiwe wabyanga wabyemera ari ubu utagifite n'izo gusa uwo muntu aba ari inzanga yafashe umwanya wo kubikubwira waba agira ngo ahubwo wumve ko ibyo atekereza ngewe uko mbyumva ibyo atekereza bishobora guhura n'ibyo ari kukubwira. Hanyuma se ari wa muntu wowe ubonye ukabona wenda twihereho wenda nkanjye ukabona ko hari inama wangira ahangaha ku gacano kanjye bati kora ibi bintu kunguko cyangwa se ukabona ko nka petit frere hari aho nayobye ukaba wanyobora ntabanje kubikubwira. Ikibi nuko naba ndi umugome nkakwereka inzira ya Nyabarongo ariko ibindi byose urabyishobore ujya kubitangira se warambajije ariko nshobora kubitangira nkayoba. Oya se tuvuge ko mu rugendo rwawe rwo kuba umuhanzi nta bajyanama wagiye ugira. Kuyoba ikintu navuga ni nko gushora ugahomba kandi bibaho abenshi mu isi barahombye ari ikintu kirenze njyewe abenshi mu isi barahombye yego ntabwo nakuziza yuko wahombye. Guhomba kubi burango ni uguhomba umubyeyi bundi. Oya njyewe si nuko mbigira kuko byanga bikunda twese tuzi. Oya baravuga ngo wahombye ari yahombye nyina. Simbizi erega n'abaciye iyo migani barapfuye ariko hari ikintu navuga yego buriya ni nk'uko bavuga ngo kukubona warapfuye uhagaze ni ukuvuga guhomba kwa mbere ugira ni ukubura abantu kubura ubwenge yego no kujya mu biyobyabwenge aho ngaho ubukisha ariko anytime nawe ushobora no kugenda mbere y'umubyeyi wawe sibyo ugacaho byihuse cyane so rero nta kintu kiba kirenze kubera yuko ibyo bintu ni wowe uba warabyishakiye. Yego nizo uyu munsi wa none abantu bakomeje kwibaza bati nizo twaramubuze mu muziki Urban Boys yarasenyutse uza kugira ukuntu bigenza mukorana ingoma na mugenzi wawe Hambo tugira ngo wenda Urban Boys igiye gukomeza ikore muri babiri ariko muza guhita mugama umwe akomeza koroka. Uyu munsi wa none nizo ari mu biki niki kintu ugiyeho nizo niyo mpamvu nakubwiye ngo nizo biceri ntabwo uri umwe muri bamwe tubona basoza kariyeri tukabona barandavuye tubibona mu bakinnyi b'umupira tukabona bari kudoda baro bamwe mu bahanzi mu bo mwagiye mukorana mu bihe byanyu uyu munsi hari abo usanga ubuzima butameze neza nizo uyu munsi ahagaze hehe aho ugiye mu biki wowe kuri ko mbona mu maso uri kubona byibuze nshobora kuba nadoda n'inkweto bikanshobokera nyine ntabwo wapi oya ariko nazidoda buriya none ze napfa n'inzara ntabwo intoki zawe se urabona zafata ikoroshi ntabwo zayifata abantu baze kuzireba tagire ngo urebe ukuntu wambaye
urebe ikiburyo uba wegetseho yose ni amafaranga, ubwo sishatse kuvuga hasi. oya ibyo ntabwo birebwa muri rusange. So ikintu cya mbere Imana niyimbeshejeho. Yego. Ikindi cya kabiri ni abantu twibaniyeho neza. Yego. Rero ikindi cya gatatu ntekereza ko ari ubwonko bwanjye Yego. bwo gutekereza byinshi najyamo kugira ngo mbeho. Yego. Ni icyo ngicyo navuga. Nabo kano kanya nta music ndimo, hari n'urambona muri studio. Uvuze ngo ntabe n'indirimbo wagiraho uruhare uyu munsi bano. Ushobora gusanga nzifite nyinshi ariko atari wo mwanya. Kwanza ushobora no gusanga zirara ariko nta mwanya mfite byabyo. Mani riga nanjye nshobora kubona nshobora deception n'ahantu itabose byo. Nakundaga bagenzi banjye. Bagenzi banjye rero kandi nabishingano bagiyemo, so kuvuga ko nabanze. Yego. Byari bikwiye. Byari bikwiye buri muntu wese ushobora kuba afite aho agomba kujya aragenda. Niyo nka wa mugani w'umunyarwanda ngo iyo ufite yubyo uragenda. So ahubwo nuko bishobora gutungurana. Uriya kugenda kwabo ntabwo byatunguranye? Cyane cyane kuri Hambo ntabwo byatunguranye. Yego. Safi we bikaba byaratunguranye se? Se nimwabibonye namwe nimukabaza ibintu muzivana nk'abari. Oya ariko hari ibintu tubona gutyo. Nimwabibonye, wabonye n'ubukwe bwe mbujyamo ariko butumiranye neza kame. Hari amakuru yajyaga avugwa buranga uwo bita Safi ngo hari ukuntu wajyaga umushyira no muri studio ukamurya inkongi. Ibyo bintu narabihaze ntimuzongere no kubimbaza. Mise ntanga n'itangazo. Ntihazagire umuntu bongera kumbaza ibyo kurwana kwanjye na Safi. Buri munyamakuru mwararwanya kiratije nagihera. Kiratije urabona nagihera. Uko hari ukuntu wamwunamishaga nisa ugakubita. Nonze ndi umushinwa yavuye no mu Rusiya. Ko mu Rusiya yamwasa ahubwo. Wari ukuntu wakubitaga rikashi, ari ukuntu kera ku ishuri umuntu yakubitwaga kashi. Komeze turenge yosije. Nta kintu wajyaga nta nkonjo ntaki. Turenge yosije nabyo urabona uriya reka shwe. Yego. Nizo niki kintu cyateye Urban Boys gutandukana mwese buri umwe akagira. Ntacyo nzi nuko buri umwe afite gahunda ze. Buri umwe yakoze ko arabatireka nigendere. None se hari ikindi? Ntacyo nzi kabisa. Ari bigenda bivugwa ngo buriya ngo ari no kuna amafaranga ngari wewe wayajyaga ngo menshi. Nyarya menshi mu boye buryo. Wari ukuntu mwapasuraga ngo kuko ari wewe bagura umubitsi. Ndumubitsi. Ukabahamo make. Ari nge wize make yakubarusha. Ukega make ukaba ari wowe byavugwaga ko ari we mukiri urimo. Ibyo ni ibivugwa ariko zayabana. Ariko ziko nshobora kujya hano muri Range Rover bakavuga ngo nizaguze Range kandi nakodesheje. Ngo niyo rayifu ubundi y'abasani. Ziriya zose ibyo mwabonaga nabaga nabikodesheje. Base nawe ubwawe urisetse. Ese buriya kiragiye habagaho ubukode. Nibwo tuze kukibaza. Umuntu wari kukwizera akaguha biriya bintu byose yari kuba ari indenizo. Ariko ndanashimira Imana by the way. Akaguha kari akantu ko mu mujyi akaguhereza iki byose ari ahantu njya gusanga uparitse. Ndanashimira ushobora gusanga hari n'ibindi birenze n'ipoeto. Gake. Yego. Icyambere no kubana neza si nkuko Queen abamuje urusaku rugiye gutangira. Queen sinzi ibye, Queen sinzi. Ngereye ahantu ariko ubwo nari buze kuza kuhagera. Ubwo urashaka gukuramo ibiganiro bitatu. Ukatinguka. Wagiye uheza mwana. Nta kintu naheza. Uramuresha isaha ni. Uhejeje mwana. Uhejeje wabiki. Oya. Ngiye urayamama. Ariko nizo ubu ngubu uri kumbwira ngo ndaguha makeya ubu ngiye iyo nza kukwishyuza kera. Nemeraga nkatoroka n'ishuri nizo. Ariko ntako tagize.
mwisiga irange bamwe urabizi uko bagiye bahubuka. Burashimishije yuko byibuze hari agatafari nshyizeho tu. Byiza cyane rwose. Tuba twarabiruhiye tazajye bagire ngo ni ibiki nta muntu utaruha kuri inoze. kandi buriya ngo wavutse wese ngo abavukiye kuza kugira ute guca mu bibi n'ibyiza kandi ubanza kunyura ahantu ukarira. Bigeze ubona umwana uvuka aseka yabibonye kera. uriya ni wo mu ruho wa mbere. uriya ni wo mu ruho wa mbere. Ntabwo ari umuruho. Ushobora kuvuka erega urwara ruri kumurya. Udwara akayitaba rufite urwo rwara ruba ruhari. urwo rwara ruba ruhari. Hari umuntu uvuka nta rwara afite ahubwo uvuga ngo rwabaye rurerure. ese nyine nicyo cyo kwibaza. Uruhinja ntirugira akara gato. nyine icyo ariko se kari akantu ka barwita iki se urwara ruba iyo yakuze. yego sawa rero turi kumukomeza twikomereza ahantu warungejeje. umunsi w'ejo rega hari kuri Sevarate n'ubu turacyayirimo. Sevarate ubundi urayizihiza ra cyangwa? akenshi abasilamu ntabwo dukunda kwizihiza Sevarate. niko njye navuga. ntabwo yemera Sevarate ba buri munsi bro. iyo ukunda umugore wawe buri munsi ushobora kumuzanira uturabyo ugiye mu mujyi. uri kubivuga nkaho mufite mfite iki umugore mufite se hari ikibazo? nawe se bwo abantu babimenyere hari ukuntu waba warabigenje abantu ntibabimenye. ako si ngombwa ko babimenye. bagomba kumenya imirimo yanjye kwinjira mu mabanga y'ibintu byanjye. ese ubwo no kugira umugore nayo ni amabanga ni ukwamamaza se. oya ariko se ubu ntabe n'ubukwe habe n'iki. ariko mana yanjye ubu kera ku bw'abami nubwo bamujyanaga ukuntu ubu nzazire yuko nabuze amafaranga yo gushaka saba bantera inkunga. bagutera inkunga uyu munsi ushaka. ntabwo nabura umukobwa nkamubwira. ntekereza ko ndi kagufi. oya se ariko ntabwo napfa kumubura. uri munsi ya n'isoro ko yamubonye. uriya ni igikuri. uriya ni igikuri ariko nkunda cyane uranamunyibukije Jasper. ahubwo ngomba kujya kumusura tu mfite amakosa. oya ufite amakosa ke n'isoro ubwo anabyumva kubabarire. ushobora kumbabarira tu. yego nizo hari amavideo akomeze gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bikomeje kuvugwa ko uwitwa Regis ngo yashinze akademi uwitwa Nizo kabosi nk'umubosi ukajya muri ya akademi ukavuga ati Regis uri nderera abandi n'ubundi nanjye warandereye reka nkure mumwe muri ka akademi uwitwa Queen ngo amaze kumutsindira. none se namane yanjye kuri ino si koko. niba Regis benshi ahubwo nsobanurira Regis we. afande ndi kuvuga afande Regis kapiteni. yego ubwo se sinahita mfungwa. ufungwa none se umuntu uzi utwaye afande umuntu uze wiwe. ufungwa uzira iki? gutwara nyine iby'abandi. nta sezerano ririmo. shangiyeho rero ngiye kukubwiza ukuri. aho ngaho nta kintu nshobora kuvuga. kubera iki? ikintu navuga mbere na mbere no mudamu yego tuziranye ari mutoya cyane. yego ikindi sinamubi by the way. wenda ashobora kunziza ubukuri kuba ntameze neza nta n'iki ntabwo umugurire nk'igikamyo njye sinagurira umugore imodoka. kumugurira igikamyo kizajya kimukorera Tanzania na yetu kujya kimugaburire muri bivuze ngo we ntiwagurira imodoka y'ivatiri cyangwa se y'umukobwa. ntibishoboka. kurira ikintu cyazamufasha napfuye n'ejo si mubi rero. yego sibyo. ariko nanone sinzi ibyabo
kandi nanone ndi umuntu wicirengera. Yego. Kuki mubona ifoto cyangwa akanuza kari aho ngaho mukumva yuko abantu bakundana? Umuntu ukabona ko bari romantique. Ubu se uri kundeba gute wowe? Njyewe se ugira ngo nakureba icyoroshye, reka reka. Kandi n'abajene ngo byarateye. Ntago ndimo muri abo keretse ngo nyine abo bandi. Ko nari niyambariye se fime byagenze gute bandebye gutera? Ari ukuntu narebye n'abandi bantu baritegereza ukuntu musigana amata, ukuntu mugira mute. Ariko abantu bishime, none se ubundi kubyina na Zuke nawe cyangwa n'izindi? Ndi kubyina na Zuke muri gukina n'izindi. Ndakubajije. Yego. Turi muri club mbyina na Zuke nawe cyangwa n'izindi zigenda gahoro gake gake. Ubu noneho bavuga ngana ikimoka byaramusha. Ariko urumva ahubwo bwo mwarimo nkumbuye gukora content mbabarira. Bitewe nuko bibaye ari Zuke muri ahantu muri karabu byagaragara ko mwari mwagiye kwenjoye. Oya, uyu mudamu mwimutindaho. Uno mudamu just kuri njyewe muzi ari umwana cyane kimwe. Ikindi nishimira ahageze n'abana be. Yego. Kandi nta n'ibirenze, binabaye ngombwa ko mukunda namukunda, cyo ni kimwe. Bibaye ngombwa ko mukunda none se urukundo hari uburyo rugira, hari ahantu rugira rupfuka ngo ibiki n'ibiki. No, nta birenze iyo ukunda umuntu uba umukunda. Yego. Rero ndi kumva nta kimwaro kirimo, icyo ni kimwe, ariko ntago ari byo. Ntago ari byo. Bisobanuye ko wowe na Queen imbere na mbere ni umuturanyi wanjye. Yego. Sibyo? Atuye kuri iki gipangu, nkatura kuri iki. So iyo mfite irungu nshobora kuza nkiganiriza abana be, nawe tukiganirira. Yego. Cyangwa se nawe akaza tukaganira. Simple. Iyo ufite umuturanyi mwiza ni sawa, noneho wanaherukaga kera. Ariko abashaka kuririmba muririmba indirimbo, ariko za ndirimbo byibuze ziri hit cyangwa mega hit tu. Kuvuga ibintu bitaba ari bizima cyane. Yewe mbyishyirireho mvuge nti ntarebe. Yego. Hari amakuru akomeje kuvugwa avuga ko uwitwa Nizo ahubwo ushobora kuba warakoresheje Queen icyitwa nka plaka, ukaba nk'uko wabimbwiye ko ufite ingoma nyinshi, ukaba ngo hari icyitwa bombo ushobora kuba ugiye kurekura. Izo ngoma ni iz'abarundi se cyangwa ni iz'abatuye isi bose? Uvuze ko ari abarundi nibo nzi bakubita ingoma. Ntabwo navuze zimwe z'abaporoso. Erega navuze ko hari indirimbo ushobora kuba ufite. Mu kintu cya mbere sinjya nkora planka mu buzima bwanjye, ntabwo urabizi. Yego. Sibyo agihari. Nta mpamvu zo kugira ngo ugihisha abantu. Yego. Yuze njya kurinda nkora planka se nta zina mfite, nabuze iki? Nafashe ingoma se ko iyo ndirimbo ahubwo abanyarwanda bayikumbuye, nkayishyira hariya mukaza mukayipromotinga, bitwaye iki? Uriya se ni umunyamakuru n'iki? Shatse kuvuga ko Queen nta kirimo se? Kirimo ariko ntabwo ari uko nguko. Ese Queen si tumwemera, si umukinnyi wa filime abantu bemera nta kunze? Niwe mukinnyi wa filime wenyine hano muri kino gihugu. Ari we wahisemo? Oya. Queen okay, muri rusange. Yego. Ukuri kose byanga byakunda kugaragara. Reka mbe ndekera n'umuntu buri tubishyiraho ngaho. Ndi umuntu yitubishyiraho. Ariko wana Queen ntiyananyemerere. Kubera icyo ndakwemera neza ku mufungo ufite icyo ukaba umeze neza, nizo kuri mu basore bagaragara neza i Kigali. Buriya se ndimo urimo ni ukuri. Muri comment uvuga basiremo ko ngaragara neza. Oya nuko ese hari icyo ushinjwa? Simbizi. Se kuki wishinja ubukuri? None sura nandi muremure. Ese ko wambwiye ko Kenistora ari we gikuriye, wowe
wenda tuvuga ubugufi turakurikirana nyine. oya ntabwo mukurikira Sure. biramutse ari ikintu kikubayeho wenda uyu munsi wa none ko Queen nk'uko uri kumbwira ko ari ubushuti mwakundana umwe muri mwe akaba yabwira undi kamukunda, dufate wowe cyangwa se dufate Queen, wabyakira ute kuri wowe? Erega abantu bakundana nta n'umuntu ubwira undi ujya kujajwa nk'ibya kera umuntu yandikaga nk'agapapuro akagira ibiki n'ibiki. Iyo mukundana biraniza uko mbizi inkundo uko nzizi ku giti cyanjye murarebana mukabyibwira. None se siguma hamwe ntigenda itera imbere. Ubu se uracyandika twatubarwa ku ishuri rya primaire buriya uzagace wahitana n'agace atari yajya bivuze nk'aho byakubayeho waba warigeze ukandika bakagace bataranareba? ni ngombwa ntabwo byabura. oya ubwo umukobwa wagukoze ibyo bintu wari wamwibagirwa? sha umenya ntanazi niyaba kabisa. oya se ariko abakiriho ishusho yese byibuze hari ukuntu ujya uyikurura? nta kuntu nayikurura kandi mbizi. hanyuma se ngibwirira ubwo Queen byibuze akubwiye ati ngiye nizo nk'uko wabimbwiye ati tumaze igihe tuziranye twarareranywe muzi kuva mu wijya bwana. kure numva ari byo bya nyabyo. numva nanashoboye kurera abana byose rega birimo. ntabwo ikibazo cyaba ari Queen cyane. yego n'abana ahubwo n'ibiki byose yose nabona ko ibyo bintu byose mbishoboye. kuko Queen ni umumama mwiza ntabwo nabanje kumwicira life y'abana be nawe ubwiwe. yego mbonye mbishoboye tubare ko nta wundi mukobwa waba uhari cyangwa se ngewe nanjye mfite. yego amubwira ni sawa rero amahame. ntabwo uvuze nabi. nizo tugana ku musozo ni ibihe bihe wigeze ucamo uri mu muziki? ni iki kintu nyine kibi cyakubayeho mu muziki ukumva ko umuziki wahita uwuvamo? ikintu cyambayeho ni uko abafana bari bazi ko tuzarambana kandi n'umugore n'umugabo baratandukana. ikintu rero cyambayeho ni uko abafana bacu ubu ngubu bababaye ku rwego rurenze kandi nibwo bari badukeneye. uri kunyumva? yego ariko ntekereza yuko ikintu cyose kiba kubwa impamvu. nubwo nshaje iminkanyari yaje hari n'igihe byakongera ariko nyine ni ibyo ngibyo. ariko abantu bitegure ko hari igihe twakongera kubabona. n'iyi minkanyari si ubwo babona iki? bose mama Kanyaga ntabwo tukibareba. nimbe n'amakanyaga ubuse nkanjye nazanye iminkanyari ndi mugufi ndi iki ubwoko sha. oya ko kantu ujya ukwiba nese ubu abitwa abandi bose ntabwo bagihari. Masamba Intore waramutanze muri game. none se Makanyaga wamutanze muri game? bene buriya twaratangiranye. bene bo mwaratangiranye. ibyo byo ndabizi. kumbi iyi interview yari iryoshye tu. ubutaha nanone uzambwire ndahari. ibaze ko ari njyewe unanakwisezereye nkavuga. oya buretse utarasezerera gatoya hari utubazo nka tubiri ngomba kukubaza. uyu munsi wa none ni abahe bahanzi babiri bawe cyangwa se batatu uyu munsi ubona batanga icyizere nk'aba Petit Frere uvuga iti aba ba Petit bakomeje gukora uko bari gukora cyangwa se bazagera kure? mbajije ikibazo kidashoboka. kubera iki kidashoboka? ntabwo gishoboka ko nagisubiza. umuhanzi ahera hasi akagenda azamuka. ubona nyine wahereye hasi. ntawe bose bagomba kuzamuka. ni ishema ry'igihugu. erega nahereye hasi nanjye. erega mu ishuri habamo uwa mbere hakaba n'uwa kabiri n'uwa gatatu hakaza ibyo bimenwa na mwarimu rero si ndi mwarimu njye.
ese ubu ntago wajajinga wowe ngo uvuga ati uyu muntu aratanga icyizere kizima. ubu se bariho bari kuvugwa ngo ntabwo uzi abana batoya banaririmba kubarenza. Nanjye nsubiza abari kuvugwa yego simbaza ariko nivugiye ntabwo uzi abana batoya hano hanze bakoma handi bumva utoke. yego rero ibintu mbiterwa namwe nzajya mbakatira ibyo ubwo ari twe tubitera. oya kuba promotinga just kandi tugerageza kubafasha uko dushoboye. kandi Queen yuza kumufasha iyo ari kuba noneho ari kuri ntuza ubu ngubu abageze Tanzania ari gukina kandi nge tugifatikanya ngewe nawe nuko wahambonye. oye arewe nge turafatikanye ni kaka views oya ntago ari akaviyuze kaduhuza. so none se ukabona ari iki cyakorwa kugira ngo byibuze niba ubona ko nawe izo mpano zihari? ikintu cya mbere njye nabona abanyarwanda bakunda abahanzi babo kuko barabizi pe. noneho no kuva haraje n'ishuri ni ikintu kirenze. okay nanjye ubwanjye njya nicara nkumva nkavuga nti ubu nafana nde nkareka ndi. yego kandi buriya ndi umufana w'abahanzi nubwo nabaye we reka tubibare gutyo. umuhanzi wawe wa mbere wemera ninde? ntago njyewe njya mu ba mbere. kandi uri umufana? ndi umufana w'indirimbo nziza, si ndi umufana w'inuza w'abahanzi. iyo wasohoye indirimbo nziza fine. yego yeah. uyu munsi wa none umwana ukiri mutoya nk'uko aribo turi kuvuga ukiri kuzamuka muri muzika, ubona ni iki kintu yakwigira kuri The Ben cyangwa se Bruce Melody nk'abantu mwatangiranye ariko ku munsi wa none bakaba bagihari? nta kintu agomba kubigiraho. Nshatse kuvuga ko nta kibarimo se? uzi impamvu si ukuvuga ko nta kibarimo. buriya buri muhanzi wese agira strategy ziwe n'ibyo akunda. ni ukuvuga twebwe Urban Boys bitandukanye n'uburyo twakoraga nka Dream Boys. sibyo? yego kano kanya haza ba Charina Nina nabo bakoresheje ibyabo. mumbabarire kuvuga gutya kandi simvuze nabi. yego ni ukuvuga aba bandi bari kuzamuka bandi baririmba neza. buri umwe wese uzacunge no kwambara abayambara ukwe. rero ni iyo bigeze ahantu nkaho niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo kugira inama wapi. ubwo noneho wese usobanukirwa. yego umuhanzi icyo agomba gukora namenya inzira ye, nakoresha umva hasi hejuru abiri icyokere, yashaka bamufasha nimba afitemo ubukene mu gatoya agira iki, ntacike intege, nawe azagera aho ashaka hanarenze n'abo ari kuvuga. yose ko kubona izo management ngo biba bigoranye. management se management hano kuyavuga nshatse kubase ko nta management zihari. hari icyo mvuze wigeze wumva hari ikintu mvuze? nizo wagiye uvuga ntabwo bakuze kuvuga. oya noneho ndi umunyamagana. oya ariko birazwi ko utajya uca ku ruhande. oya nahaciye noneho sigaye nawe wigirira ubwoba. kandi ngira ubwoba. yego ese abafana banyu bigeze babakunda muri groupe nka Urban Boys? still baracyanadukunda n'ubu baracyadukunda. iyo depression byibuze ujya nkawe byibuze ukira ahangaha kuko ndi nkawe mba nafatishije kugira ngo tuganire, bitege ko hari n'umunsi umwe cyangwa se hari igihe kizabaho bakongera kuba babona byibuze Urban Boys kuri stage, ubwo wahamagara Hambo ugahamagara Safi byibuze bakababona kuri stage imwe. sha mbajije ikibazo cyiza bibaye ari byiza bababona kuko barabakumbuye. yego ntaho bizi sibyo, bishobora kuba cyangwa ntibibi sibyo, ariko ntekereza ko iyo abantu batari bapfa yego
ikindi y'abantu niyo bageze icyo bapfa bakiyunga ibintu byose birashoboka tu maybe si uyu munsi si ejo cyangwa se ejo bundi ariko ibintu byose birashoboka. Yeah. yego nizo reka nkushimire kandi nkubwire ngo komeza kugira ibihe byiza kandi ngenda byishimiye kuba umpaye umwanya wawe ugaha umwanya abantu badukurikira aha ngaha kuri Huza 250 nkomeze kubabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. murakoze ariko nsigire na 250 nanjye mu gake ntuva hano kabisa ariko se ubu nizo uno munsi siko nanavutse nubwo ushaka wanyagira usanze sinaravuye